Ivugururamategeko igice cya 10. Uhoraho yongera guha Musa ibisate byanditseho amategeko. Uhoraho arambwira atubaze ibisate bibiri by'amabuye bimeze nk'ibya mbere, ubaze n'isanduku mu mbaho, nurangiza uzazamuke unsange kuri uyu musozi. Nzandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamennye, maze ubishyire muri iyo sanduku. Nuko mbaza isanduku mu mbaho z'iminyinya, mbaza n'ibisate bibiri by'amabuye bimeze nk'ibya mbere, maze nzamuka uwo musozi njyanye ibyo bisate. Uhoraho abyandikaho amagambo yari yanditse ku bya mbere, ariyo mategeko 10 yari yababwiye ari mu muriro, cya gihe mwari mwakoraniye munsi y'uwo musozi. Uhoraho arabimpa, ndamanuka mbishyira mu isanduku nabaje nk'uko Uhoraho yabintegetse. Na n'ubu biracyarimo. Hashize igihe kirekire Abisirayeli bavuye ku mariba y'ibene Yakani, bagera i Mosera, Aroni arapfa barahamuhamba. Umuhungu we Eleyazari amusimbura ku murimo w'ubutambyi. Bahavuye bajya i Gudigoda, barakomeza bagera i Yotibata, mu karere k'utugezi twinshi. Tukiri ku musozi wa Horebu, Uhoraho atoranya umuryango wa Levi ngo bajye bamuhekera isanduku y'isezerano, bamukorere n'umurimo w'ubutambyi, basabire n'abantu umugisha. Iyo mirimo n'ubu baracyayikora. Ngiki gituma Abalevi batagira umugabane na gakondo kimwe n'abandi b'Isiraheli. Uhoraho Imana yanyu niwe mugabane wabo, nk'uko yabibabwiye. Muri ya minsi 40 n'amajoro 40 namaze kuri wa musozi bwa kabiri, Uhoraho yongeye kumva gusenga kwanjye ntiyabarimbura. Nuko arambwira ati haguruka ugende, uyobora Abisiraheli bajye kwigarurira igihugu narahiriye ba sekuruza. Iby'Imana ishaka ku bantu bayo. Noneho Abisiraheli, niki Uhoraho Imana yanyu abashakaho? Ni ukumwubaha no kugenza uko ashaka, no kumukunda no kumukorera n'umutima wanyu wose n'ubushobozi bwanyu bwose, no kubahiriza amabwiriza n'amateka ye mbashyikirije uyu munsi, kugira ngo mugubwe neza. Uhoraho Imana yanyu niwe nyiri ikirere n'ijuru n'isi n'ibiyirimo byose. Nyamara yatonesheje ba sokuruza arabakunda, namwe babakomotseho abatoranya mu mahanga yose, nk'uko bimeze na n'ubu. Mwiyegurire Uhoraho burundu, mureke kwigomeka. Uhoraho Imana yanyu ni Imana irusha izindi zose gukomera, ni umwami ugenga abami bose, ni Imana ikomeye y'imbaraga nyinshi ifite igitinyiro. Ifata abantu bose kimwe kandi ntigurirwa. Irenganura imfubyi n'abapfakazi, ikunda n'abatari mu gihugu cyabo, ikabatunga kandi ikabambika. Namwe rero mujye mukunda abanyamahanga batuye muri mwe, kuko namwe mwahoze muri abanyamahanga mu Misiri. Mujye mwubaha Uhoraho Imana yanyu, mumuyoboke mubane nawe akaramata, aba ari we wenyine murahira. Mujye mumusingiza wenyine, kuko ari Imana yanyu, kandi mwiboneye ibitangaza biteye ubwoba yabakoreye. Basokuruza basuhukiye mu Misiri ari abantu 70 gusa, ariko Uhoraho Imana yanyu yarabagwije, none muranganya ubwinshi n'inyenyeri zo kwijuru.